iki ni igikorwa cyabaye yego Yesu ari ku musaraba amaze gutanga yego mu bimenyetso byaranze gutanga kwa Yesu yego umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri yego uhereye hejuru kugeza hasi sobanuye ngo buri wese yigerereyo yego ni urwandiko tubona mu butumwa bw'iziko bwanditswe na Matayo yego Source TV utamagita Source TV uritirana Source TV notikwe Source TV Source TV improve your passion. turabashuje amahoro y'Imana n'abane namwe bari amajyepfo y'igihugu cy'u Rwanda, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Abantu badukurikirana bari muri diaspora, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane, kandi twongeye kubiyegereza tubasaba gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo ibiganiro byacu birusheho kugenda bikunyura, kandi intambwe tumaze kugeraho nimwe bafatanyabikorwa bakomeye, kandi dushimira amanywa n'ijoro kugira ngo ineza y'umwami wacu Yesu Kristo ikomeze kuba ku buzima bwanyu. Nkuko mubizi, ngewe kuri kamera za Source TV nitwa Gatwaza Deo, nkaba twabazaniye abatumirwa bacu baratangira babibwira. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Nkuko twari tumaze kubibabwira, abatumirwa bacu murababona kuri kamera za Source TV. Turatangira tubakira babibwira, ndetse barababwira naho basengera ndetse n'amazina yabo. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Duhereye iruhande rwanjye, reka dutangire atwibwira. Yesu nashimwe cyane, ndabasuhuje amahoro y'Imana bane namwe mwese. Amazina nitwa Yigerereyo, ndi umukristo mu mutima naho nsengera, ariko adresse yanjye mu rwego rw'idini naho nsengera ni muri ADPR. Imana iduhana umugisha. Okay, arakoze cyane. Ntabwo yaje ari wenyine, ahubwo hari n'undi bazanye. Reka nawe tumwakire abibwira. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Yesu nashimwe. Amen. Amazina ni Muhizi Jean Claude. Yego. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana babiri. Yego. Ndi umuvugabutumwa umuhamagaro. Yego. Nteranira mu itorero rya ADPR ni naho mbarizwa. Yego. Ibindi kuri ibyo Imana iduhana umugisha. Aha, mwababonye rero nkuko mwagiye mubidusaba kenshi, ati mwagiye mutuzanira abavuga butumwa bakaganira ku nsanganyamatsiko runaka kugira ngo abantu barusheho kugenda basobanukirwa. Mbabwire yuko akenshi abantu hari igihe basobanura ibintu bakabisobanya kubera ko batasomye neza. Rero abo tubazanye kugira ngo turusheho kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo umwenda wari urahera watabutsemo. Umwenda wari urahera watabutsemo, kugira ngo njyewe nawe cyangwa se wowe nuriya tubashe kwigererayo. Ni hehe tuzabasha kugera? Ni hehe twemerewe kwinjira? Ni hehe turaje mu kanya gatoya dutangira. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Aha, rero turatangira dusenga Imana kugira ngo Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro. Mpamya neza yuko ari ikiganiro kizarushaho kubaka imitima ya benshi abari mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka n'ubundi twakire mwene data arusheho kudufasha asenga Imana. Imana imuha umugisha mwinshi cyane. Reka dutangire dusenga Imana. Mana data twese turagushimye, turaguhimbaje. Izina rya nirabwe icyubahiro, tugiriye neza, duhaye umwanya mwiza wo kongera kukuvugira. Ugize neza kugira ngo mwami ab'isi yose, abatuye isi, abari mu Rwanda,
abari muri Afurika, abari mu Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya, hose mwami nyiringabo. Ubu ni ubutumwa tugiye gutambutsa, ntabwo ubwacu twabyishoboza keretse wowe nyiringabo uhagaragaye, natwe ubwacu ntacyo turi cyo, gusa kuko twizeye yuko mwami Imana watubyaje ubutumwa bwiza, natwe wadusigiye umurimo mwiza wo kuvuga ngo mwami, ngo nimumara guhinduka muzagende mubatiza abantu, mubahindure kugira ngo baba bigishwa banjye by'ukuri. Natwe rero tuje hano kugira ngo tuvuge ukuri kwawe. Reka mwami Imana icyoro kize kuganza nituvuga ntaba ari twebwe, ahubwo nyiringabo mwami, yaba abatuwaye karibu hano hantu tubasabiye umugisha, ndetse natwe uze kudushyigikira muri byose mwami. Tugwaye kaze na karibu kugira ngo ukomeze kwiyoborera gahunda. Ubwo tugiye gutangira utangirane natwe, nituza gusoza umwuka w'Imana aze kutuyobora mu byiza ndetse no mu kuri. Urakoze kuko ubyumvishe, tubisabye twizeye ku bw'izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane, tugiye gutangira ikiganiro cyacu, kandi ndizera neza yuko muza kugubwa neza. Mbibutsa gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu birusheho kugenda bikugeraho ku buryo bworoshye. Imana ibahe umugisha. Ndahera kuri Muhozi. Ndashaka tubanze turebe message iri muri iri jambo rivuga ngo umwenda wari urahera watabutsemo kabiri. Byari bishatse kuvuga iki, kugira ngo wenda abakurikiranye Source TV barusheho kugenda basobanukirwa. Murakoze cyane. Murakoze. Iri ni ijambo rikomeye kandi rifite ubusobanuro bukomeye cyane, ngo umwenda ukingirije ahera watabutsemo kabiri. Iki ni igikorwa cyabaye Yesu ari ku musaraba amaze gutanga. Mu bimenyetso byaranze gutanga kwa Yesu, ngo umwenda wari ukingirije ahera waratabutsemo kabiri, uhereye hejuru ugeza hasi. Bisobanuye ngo buri wese yigerereyo. Ni urwandiko tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 27 umurongo wa 51. Ni byinshi byabaye, haba mu ivuka rya Yesu, haba mu mikurire ye, mu ivugabutumwa, mu bitangaza agiye akora. Ariko uyu munsi Imana yashimye ko tuganira kuri kano kantu kabaye mu itanga rye, ku mwenda wari ukingirije ahera watabutsemo. Ntago si umuyaga wuciye, nta nubwo wapfuye gucika gusa. Hari impamvu umwenda wacitse, hari icyo bisobanuye, hari icyo byavugaga kubizeye Yesu nk'umwami n'umukiza. Aka kanya rero Imana yemereye ko tuganiriza abantu ku mpamvu yaciye n'umwenda, kugira ngo nabashe gusobanukirwa. Murakoze. Katusome uyu murongo tunaganire twawusomye. Ni ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 27 umurongo wa 51. Tutiriwe tunasoma ahantu hanini. Umutwe w'amagambo aravuga ngo ibitangaza byabaye Yesu amaze gutanga. Umwenda ukingirije ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri, utangirira hejuru ugeza hasi. Isi iratigita, ibitare birameneka, ibituro birakinguka. Intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa. Nakira ijambo ry'Imana. Ni ijambo, ni amagambo make ariko afite ubusobanuro bukomeye cyane. Ni ijambo rituruta ubukuru. Ni ijambo utapfa kwiyumvisha Imana itashatse kurisobanukirwa. Natwe ko turimo kurivuga suko turi abahanga kuri iri jambo, ahubwo Imana iduhishuriyeho gato kugira ngo tubashe kugasangiza ubwoko bwayo. Uyu mwenda wakingirije ahera utabuka ni kimwe mu kimenyetso, ni kimwe mu murage Yesu yarasigiye ubwoko bwe. Mu minsi ye ya nyuma abwiriza ubutumwa, yatangiye kujya abwira abigishwa bwe ko igihe cye gisohoye. Ababwira ko abasize,
ababwira ko agiye. Nta bintu byo mu ijuru, nta bintu by'ubwami bw'Imana bidashushanya ibyo mu isi. Mu isi urabizi iyo umubyeyi agiye gutanga haraga abana be, ntabwo umubyeyi agenda atavuze mwana wanjye ndagiye ariko ikivi ntushije muzacyuse, ndagiye muzaba abagabo, hari ibintu ababwira muzirinde kwandavura, ntimuzandavure, hari ibintu umubyeyi aganiriza abana. Mbasigiye inka, mbasigiye amazu, muzabihereho mu w'abagabo, ntimuzandavure. Ndetse hari amagambo abwira abakuru atabwira abana, muzamenye barumuna banyu. Umubyeyi hari ikintu abwira abana be. Yesu rero nawe yaje afite misiyo ikomeye. Ijambo rirambwira ngo mu bamarayika habura usinya igitabo. Ajya kuva mu ijuru habuze usinya kiriya gitabo cyo kuzana message mu isi. Ijambo ry'Imana yambwira ngo Yesu we aremera aragisinya. Asinya iriya minsi 40 atarya, burya niyo iri mu kiriya gitabo. Asinya inkoni, asinya kuzasuzugurwa n'abantu ko ari umwana w'umubaji kandi ashoboye. Donc asinyira ibintu byinshi, araza avuga ubutumwa, tanga message yamuzanye, afite imbaraga, yari yambaye umubiri ariko afite n'ubumana. Igihe cye kigeze, Mana ishimwe cyane, ndumva ndimo gufashwa, ndumva ndimo gufashwa. Abwiriza ubutumwa, kora igitangaza cya mbere igihe ajyanaga na nyina batashye ubukwe, akabwira ati cyara babwira mu gikore, ndetse nyina ikigaragara kira kintu yakoze igihe cyo gukora cyari kitaragera. Yesu yarakira umwana ko ijambo ritubwira, ariko arabikora, arakomeza, ariko twebwe twicaye hano kubwira ijambo ku mwenda ukingirije ahera, ko watabutsemo kabiri. Ese wavugaga iki? Ni iki bivuga? Ni iki bimariye abakristo muri icyo gihe byabamariye kugeza n'uyu munsi no mu gihe kiri imbere kizaza? Ababwira amagambo akomeye, ndagiye simbasize mwenyine, mbasize muri nk'intama hagati y'amasega. Nta magambo Yesu yababwiye, bazabanga, bazabica. Ababwira amagambo menshi, avuga ati ariko ndagiye. Twavuze wa mubyeyi ugenda akavuga ngo mbasigiye inka, mbasigiye inzu, mbasigiye amadiplome narabarihiye. Uwo ni umuntu. Yesu ntabwo ibyo yabivuze. Ntabwo ugeze ababwira ko abasigiye ifamu y'inka cyangwa amaze akodesha. Ariko biri twereka ko nta n'ibyo yari afite, ariko icyo yari afite yarakibahaye. Arababwira ngo nzaboherereza umufasha, umwuka wera, azabibutsa ibyo nababwiye, azabakoresha ibitangaza. Ibyo ntabwo bihagije. Donc azabibutsa ibyo Yesu yababwiye kuva bari kumwe. Yego, bazakora n'ibitangaza, barabikoze. Petero na Yohana bageze ku irembo ry'urusengero rwitwa ryiza, ikirema kirabasaba, kibasabye. Bibiliya ntitwereka ko nta mafaranga bari bafite cyangwa ifeza, ariko itwereka ibyo bagishubije. Ariko barahakanye, barakibwiye ifeza n'izahabu. Bariya bagabo kandi twebwe ntabyo dufite, ntabyo. Ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Yego, haguruka ugende. Ukiri aho ngaho umuntu ashobora kuba adafite ifeza, adafite n'izahabu, ariko afite ikintu cy'agaciro. Yego, icyo nicyo rero Petero na Yohana bakoresha. Yego, ifeza n'izahabu ntabyo. Uretse ko rero kiriya kirema nta nubwo ifeza n'izahabu aribyo cyari gikeneye cyane. Urebe, birumvikane niyo bagiha cyari gukomeza, cyari gukomeza kikagira, cyari guhaha. Yego, niba gifite n'umwana yari kujya ku ishuri, ariko cyari bakicaye. Yego, cyo cyari gikeneye. Ariko ya mpano Yesu yabahaye boherereye. Yego, aravuga ngo ntacyo dufite, izo feza n'izahabu, ngo ariko ibyo dufite turabiguha mu izina rya Yesu. Haguruka ugende.
ikirema kirahaguruka donc kibona kado kitigeze kibona irenze stoke irenze minerval irenze za feza cyane kugura yego asaza yego Yesu nashimye amen arabwo ngo nzaboherereza umufasha yego n'umwuka wera azabibutsa ibyo nababwiye abantu tujya twibagirwa ariko biragatsindwa kwibagirwa uri mu rugendo rujya mu ijuru nta mwuka wera uhari ngo akwibutse hari igihe akwibutsa yakwibutsa ukaba mubi niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukagaye umuntu gukiranirwa wari umuziho ejo kuko utazahurira n'Imana ushobora kuba umuziho ejo gukiranirwa agahura n'Imana aka kanya mugahura ari mushya yego kuko Pawulo yigeze ajya kwica ubwoko bw'Imana abigira akamenyero none ahaguruka ajya kurenganya i Damasiko donc agihaguruka uwamubonye muri uriya mwenda ahaguruka yamubonye nk'umwica ariko abonye Pawulo agaruka ari umuvuga butumwa kuko mu nzira yahuye na marayika kuko abenshi baranamubwiraga ngo ese uyu koko yarakijijwe ese uwamubonye yuriye indogoro agiye kurenga deja yanditse ko Pawulo ari umwica ariko ageze imbere ubwicanyi burahinduka yego ibyo ni by'ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukagaye umuntu gukiranirwa umuziho twebwe Sawuli ahaguruka agenda deja twe tuzi ko ari umwicanyi yego niyo mbikubwiye ko ari n'umwicanyi ntiwabihakana nawe urabizi yego ariko muri uyu mwanya tutari kumwe nawe yego ntagakira umwicanyi yego kuko yahuye na marayika ntukagaye umuntu gukiranirwa ari umuzi yego uzahurira n'Imana yego Yesu arabwa ngo nzabureza umufasha n'umwuka wera cyo ni cyambere azabitsa ibyo nababwiye azabakoresha ibyo ntakoze message iteye ubwoba ritumye twicaya itumye numva mfite amavuta menshi yo kuyivuga yego arababwira ngo azenda ku bya data ajya babwira inkuru ziri update yes donc ntago mission ari ukubibutsa bya bindi nta nubwo ari ugukora biri azajya yenda ku makuru y'igihe umwuka azenda ku bya data babwira haleluya ntago azajya muri histoire yes azafata inkuru aribyo bajya ngo inkuru iri update yes yako kandi we noneho ntago azaba iri update azaba haniye igihe kizaza urumva umwuka wera yego ngo umubyeyi bita Kristo isezerano yasigiye tukiri aho ngaho ndashaka tubanze tusobanurira abantu kuri uyu mwenda abantu benshi hari igihe bavuga ngo umwenda wari urahera watabutsemo twe tukumva wenda ni nka rido bafashe bakatamo kabiri cyangwa se rido yari iri ahantu mu rusengero bagiye babona ndagira ngo abantu badukurikiranye baze kumenya uyu mwenda ni umwenda ki kuko abantu benshi bavuga ko ari umubiri wa Kristo watambwe kugira ngo twebwe abari kure y'amasezerano twigizwe hafi umubiri we ugatambwa ku bwacu ndagira ngo abantu badukurikiranye na mwene data wenda agira icyo bivugaho ndagira ngo agire icyo bivugaho mwene data noneho turusheho kugenda tumenya ese uyu mwenda ushatse kuvugwa muri Bibiliya ni umwenda ki yego ubundi uyu mwenda wari ukingirije ahera yego ntabwo ari umwenda gusa ufite ahantu wari ufashe Imana ihamagara Mose imuvana mu butware cyangwa se aho yakoreraga kwa Farawo yego mwibuke ko yahamaze imyaka 40 yego iyi myaka 40 yamaze kwa Farawo ntabwo Imana yashatse kumukoresha akivayo kuko hari indyo yari yarariyeyo yego hari ibyo bamubwiraga by'ubutware bwo kwa Farawo yego rero kugira ngo ajye muri systeme neza y'Imana yabanje kujya mu butayu buriya mu butayu naho yahamaze imyaka 40 ni imyaka ingana neza niyo yamaze kwa Farawo yego kwari kugira ngo Imana ibanze mukamuremo indyo yo kwa Farawo ibanze mukamuremo ibyo bamwigishije kuko Imana ntiyapfa kugukoresha itarakumaramo cyangwa se itarakuvanamo mashereka wose y'isi
ibanza kukuvanamo ibintu bizabangamira ubutumwa bw'Imana mu butayu. Imana ishimwe cyane. Rero numvise akantu Imana ibanza kugukuramo ibintu bizabangamira ubutumwa bwiza. Kandi yagiye kwa Yeti, ego, kwa sebukwe mu butayu, amaramo iyo myaka 40 yuzuye. Ntabwo Imana ari gukuraho n'umwe cyangwa ngo urenze, igomba kungana neza niyo yamaze kwa Farawo. Yego. Rero Imana imaze kubona ko amaze gushyika, urumva ko yari yujuje 80. Imana ntita ku gihe umaze, ahubwo ireba icyo ishaka kugukoresha. Kuko ntizareba icyo ukora, ahubwo izareba icyo uri cyo. Yabanjira mwubaka, kuko icyo ishaka kubanza kureba ni ukureba icyo ari cyo. Bose ni iki byo kuyobora ubwoko bw'Imana. Sishatse gutinda muri izo nkuru, murabizi ko Imana yasi imubwira ati vana abantu hano, imukoresha ibimenyetso bitandukanye bitewe nuko Farawo yangaga. Bageze imbere rero muribuka inyanja itukura yacitsemo kabiri. Icyo gitangaza cya mbere Imana abanje kwereka Abisirayeli, irababwira ko urugendo mfitanye namwe dore ikintu kirubanjirije nuko mubanza kubona igikuta cy'amazi, mukayabona ahagaze kugira ngo mwemere mumenye ko ndi Uwiteka ushobora byose. Bakomeje ubutayu rero, ahantu hambere babanje kugera ni Mara. Mara na ahantu habasanze amazi arura. Baragenda bagera Refedimu, na ahantu handi mu butayu basanze amasoko 12 Abisirayeli banyweyeho, buri muryango wose wari ufite buri soko umaho. Wasuganya gundi cyangwa se basanga ngo tubuze isoko ryacu, buri muryango buryo wari ufite ugomba isoko. Barakomeza twihuse bagera handi mu butayu bw'Isini, barakomeza bagera Sinayi. Buri ibyaha byabanje mbere yo kugera ku musozi Sinayi, Imana yarabyihanganiye, nta muntu ugeze upfamo. Icyaha baze bakora, Imana abwiraga Mose ati ngongera ubabwire dukomeze tugende, bitewe nuko baracyari hafi ya Egiputa, baracyari bugufi bw'ababitangaza babonye. Rero ni ibintu bigaragaza yuko iyo ukiri hafi ukiva mu byaha ntabwo itushyikira neza, ahantu Imana itangira kugufata nkaho nyine wabanje kugera mu nzira neza. Ibanza kukusa nkaho nyine gufata neza nk'umuntu yakiriye mu rugendo. Ariko urugendo rw'inyuma y'Isinayi bamaze guhabwa amategeko, Imana abigize reka mbyiteseriye, yatangiye kubishyiramo imbaraga. Umuntu ukoze icyaha ikamwica, ihita kuyivuga ati Mose, ndashaka ngo hagati muri mwebwe mundemere ubuturo, ndashaka kugera kuri uriya mwenda wera. Kuri ubwo buturo yabanje kumubwira. Rero iramubwira ngo ndashaka ngo ndemere ubuturo hagati muri mwe. Ni nayo mpamvu Baramaza yasanze hagati muri bo harimo bwa buturo. We yareba mwerekwa akababona buri mu ishusho y'intare. Ni Kristo wari uri hagati muri we. Baramu yashaka kugira icyo yakora, ashaka kuva mu bwoko bw'Imana, akabona bwa buturo ati navuma nte w'Imana itavu. Haleluya, Imana nishimwe. Nta muntu nshobora kuramburira ikiganza ngo mvume Uwiteka yahaye umugisha. Kandi umugisha ni iki se? Ni ukugira ubuturo bw'Imana. Iyo nta buturo bw'Imana ufite nta mugisha. Baramu yakuvuma kibonera ubutunzi ashaka. Nibyo ngibyo dushaka kuvugaho uyu munsi. Rero Imana itegeka amabara bagomba kuzajya bashyira kuri ubwo buturo bwera. Buri uriya mwenda wari ukingirije ahera wari uri mu mabara 3. Hariho umuhemba, hariho ibara ry'imihengeri ryo bitaga golden color, cyangwa se ibara ry'ibwami ry'abami bambaraga. Hakabaho n'irindi ry'ubururu, hakazaho n'irindi bara ry'umukara wa kabayonga. Bibiliya ntibisobanura neza, ni umukara wa kabayonga ni nkuko twabigeranya na noir force cyangwa se dark black, umukara wijimye cyane. Icyo byari bishatse kuvuga, uriya mwenda wari ukingirije uko aya mabara akurikirana. Habanzaga noir force cyangwa se umukara wa kabayonga, hagakurikizaho umuhemba, hagakurikizaho golden color, hakaza ubururu. Byose byari bifite ikintu bishatse kuvuga. Umukara kugira ngo banse kubihishurirwa,
hari ahantu ugomba kubanza kujya kugira ngo ubashe kumenya ikiriyo. yego Iyo umaze guhishurirwa umenya ko kuko byose byavugaga Kristo. Yego. Kristo arahishe. Mm. No muri iki gihe Kristo arahishe. yego Uwabanzaga kumuhishurirwa rero niyo mpamvu bakurikizaga ibara ry'umutuku y'umuhemba. Nshatse kuvuga ngo arahishuriwe amaraso ya Kristo. yego Namara kuyakira ahinduka umwami n'umutambyi. yego Ariryo ryabara ryakurikiraga ry'umuhengeri. Akawakira muri we. yego Ubururu rero byasobanuraga amahoro. yego Abaga yuzuye. Rero uwo mwenda nuko wabaga uforumye. Rero byavugaga byashatse kugaragaza ko Kristo icyari nyuma y'umwenda hari harimo ibintu bitatu nanone. Hari harimo intebe y'ihongerero, hakabamo ikintu bita isanduku, hakaza n'ikintu bita gashekina. Wari umucyo wahoraga hejuru y'iyo sanduku. yego Umutambyi mukuru yajyaga rimwe mu mwaka. yego Ndashatse gutinda cyane, ndashaka kuvuga kuri uyu mwenda cyane. ku mwenda cyane kuko watabutsemo ugahera hejuru ukamanuka ukagera hasi. Rero uyu mwenda amabara yose yarawugize, yarashatse gusigura cyangwa kugaragaza ikirimo imbere. Kugira ngo ubashe kumenya ikirimo imbere nuko wakira ibyo bibanje kuba biri kuri uwo mwenda. Rero Kristo aza yarashatse gushushanya yuko icyari gihishwe aricyo, kuko n'isanduku yari irimo ibihamya. Hari harimo inkoni ya Aroni yarabije, hari harimo ibisate by'amategeko by'amabuye, harimo urwabya, harimo n'amanu. Ni ibihamya byo mu rugendo. Haleluya. Ni ibihamya byo mu rugendo. Kugira ngo umuntu abashe kubimenya, abashe kwakira ibyo bihamya, nuko abasha guhishurirwa Kristo. Rero kugira ngo umuntu abashe kugera kuri icyo kigero, Kristo yabonye ko nta handi byava, nuko yagombaga kuza akabera igitambo kizima abo Bisirayeli bose. Kuko amaraso bazanaga yavaga mu ihene, mu ntama bazanaga, n'umutambyi mukuru wajyaga ohera hahera, yabonaga ko bitari bihagije. Bahoranaga ibicumuro n'ibyaha. Yesu aravuga ngo reka ntange igitambo kimwe. Haleluya. Ni igitambo kimwe kitagira inenge. Haleluya. Biriya bakoraga buri munsi rero, uko umuntu agenda azana ihene, byagaragaza ko umuntu agenda yatura ashaka uko yabonera imbere y'Imana, abashe guhishurirwa ikiri inyuma y'umwenda. Yesu aravuga ati ndaje rero mbe impongano y'ibyaha byanyu, musaturemo mere hejuru ngeze hasi. Ushaka ari umurewe azajyayo, Umuyuda azajyayo, umuryango wa Izakara azajyayo. Ntabwo byemerewe abarewe noneho. Ntabwo byemerewe abarewe, hoya mwese mugomba kujyayo. Haleluya. Yarigishije muri Yohana ibice 10 havuga ijambo rikomeye, avuga ngo ninjye mwungere mwiza. Ngo umuntu kuko handi ningerembo, umuntu ujashaka kuririra handi agashaka guca handi azaba ari iki? Azaba ari umujura n'umunyazi. Turashaka gutinda ku kintu cyo kuba harimo abajura n'abanyazi binjiriye ahandi batinjiriye mu irembo ryo Kristo. Kristo niwe mwe. Urakoze cyane. Aho hantu ndashaka ko tuza kuhatinda, maze abantu badukurikiranye bankundire, bajye muri comment batubwire ukuntu bari kumva ikiganiro. Aho hantu hari abantu koko baseseye. Hari igihe njya nkunda kubibona mu makorari, ugasanga umuntu arakora danse yakandagira umuntu akamureba ikijisho kibi, ibyo bikaba urwango rukomeye hagati yabo. Nkatekereza nk'uwo muntu ari mu baseseye, ari mu banyuze kuri donc urabona iyo tugiye muri banke cyangwa se n'ahandi hantu mu masoko akomeye, unyura ahantu babanza kugucekinga kugira ngo barebe ko nta kintu wenda waba winjiranye. Donc rero mpamya neza tuze gutinda hano hantu, turacyari ku ntego y'umwenda watabutsemo, ariko watabutsemo kugira ngo twebwe ibyaha n'ibicumuro tutabyinjirana hera, kubera ko uwo mwenda watabutsemo. Sinzi rero ikintu muhozi, ndabona ari ikintu ashaka kuvuga aho hantu, kuko ndikumva ikiganiro cyaturyohanye rwose. Murakoze. Nge ndumva nafashijwe cyane. Nanjye nuko ndanezerewe kuri uyu mwenda. Dusobanuriye ku mwenda. Mwene data bisobanuye neza.
wahereye no mu isezerano rya kera akavuga ibimenyetso kugeza mu isezerano rishya yego donc arambuka agera mu isezerano rishya yego avuga rero ikibazo gihari ni abantu baseseye badaciye mu irembo ryo Kristo naho ngaho nanjye naje kugirira ikibazo naho ruzingiye rero twamaze kugera tayari umwenda wamaze gutabuka umwenda watabutse niho twatangiye turimo kuganira rero aravuze ati hari abantu baseseye abisiraheli barimo kurwana bwari ubwoko Imana yabereye umugaba yari umugaba w'ubwoko bwayo bagenda barwana banesha igihe kimwe ku ngoma ya Yosuwa ni wari uyoboye urugamba hari igihugu bari bagezemo bagiye gutera igihugu cy'abagibeyoni yego none abagibeyoni bakurikirana amateka y'ingabo z'Abisiraheli ukuntu bagiye bakubita ukuntu barimbura baravuga ati ko ari twebwe dutahiwe guterwa ndimo ndashaka kugera kuri ako kantu yavuze ngo hari abantu basese batanyuze mu irembo ari ryo Kristo abo bantu barahari ngiye kubakubwira yego ndibo ngiye kubabwira abo bantu none abagibeyoni birumvikana igisirikare kibamo abasore yego baricara baganira n'abakuru b'ingabo n'abasaza baritaninze bati urugamba nitwe rugezeho rw'Abisiraheli abasaza barabaganiriza barabwira ati bana bacu mwarwanye ingamba nyinshi yego ariko urugamba rw'Abisiraheli n'ubwoko bw'Imana ntimuzabanisha ahubwo tubigire tactique y'uburyo twabacika naho kurwana byo ntibikunda yego babagira inama barababwira ngo nimufate nimwarika imitsima barika imitsima bayitara ku rusenge barangije bajya muri puberi bajya kureba ibyenda byashaje na bya bikweto byashaje none ngo umutsima umaze kumera uruhumbu barawutaze ngo umutsima uzana ubwoya yego uramera barangije ati nimugende ubu igihe cy'amakositimu bemo yambitse hasi ntabwo turi mu gihe cy'amahoro nimufate bya byenda byacikaguritse by'ibiremo n'utarimo ikiremo mugishyiremo kandi ntimushyiremo igishya mushyiremo ibishaje inkweto nziza muzireke mwambara ibikweto bishaje noneho mujye gusanganira Abisiraheli mubabwire ko muturutse mu gihugu cya kure ko mwumvisha amateka yabo n'Imana yabo mukagira ishyaka ryo kwiyunga kuri bo ntimubahishurire ko ari mwe mutahiwe guterwa ko muturanye Abisiraheli bari Girugari muri Girugari mu rugerero yego ngo bagiye kubona abagabo baratungutse bikoreye imvumba zirimo imitsima yaguye uruhumbu bafite ibikweto bishaje n'imyenda irimo ibiremo ati aba basazi baturutse ati abagabo bavuye hehe ati ibi bisazi urumva kubona batungutse mu rugerero ni ikibazo yego bavuga ati mwese bagiye kubafata ati oya ntago turi abasazi ati muraturuka twe turaturuka mu gihugu cyakure muragenzwa n'iki twumvisha amakuru yanyu yego twumva ko muri ubwoko bw'Imana yego donc turabakunda twifuza kubana namwe bakivuga batyo batangira gufungura za mvumba zabo babereka imitsima iguye uruhumbu yameze ubwoya bati imitsima twahagurutse iwacu ivuye ku ziko ishyushye tuza tuyirya inzira yose kubera urugendo rurerure amanywa menshi n'amajoro menshi guturuka kure tuva ndimo gufasha iyi mitsima yaguye uruhumbu nawe utekereze umuntu akweretse umutsima wameze ubwoya akakubwira ngo yahagurutse iwe ahuvanye ku ziko ishyushye ubwo bwoya bwamereye mu nzira uhita utekereza nyine kari kure pe uwo muntu ubona ko atavunitse yaravunitse akakubwira ngo iyi nkweto ndebana nahagurutse ari nshya wareba ukabona irimo ibiremo
akakwereka ipantaro yambaye ati nayizanye ari nshyashya none yansaziyeho ariko kubw'urugendo rurerure umwenda wacikaga twashyiragamo ibirema ariko tugakomeza urugendo mpaka tugeze muri mwebwe. Ibyo barimo kubibwirana barabibwira Yosuwa umugaba w'ingabo z'Abisirayeli ari kumwe reka mbite wenda ngo nabagaba b'ingabo bamwegereye. Abagabo babaganirije ngo none muragenzwa n'iki? Turashaka kubana namwe tukababarana namwe mukadusezeranya isezerano ry'amahoro. Donc bo pini bashakaga kwari kugira ngo Yosuwa abasinyire isezerano ry'amahoro. Naho bamuhishe ko ari bo batuye hirya ari bo batahiwe gutera. Bamwereka umutsima bataze. Byihuse Yosuwa yahise azana igitabo cy'amasezerano arasinya abasezeranya isezerano ry'amahoro. Deja abagibiyoni baba bageze ku cyifuzo bashaka. Yosuwa wavuganaga n'Imana. Yosuwa wavuye gutata Kanani akabona igihugu. Abisiraheli intumwa 10 zikavuga ngo dusubire mu Egiputa kuko abanaki ni banini. Turi imbere yabo turareba dusa n'inzige nabo batubonye barabona tumeze nkazo. Ariko bari abagabo utararengaho nibyo kuko bari batasi igihugu. Ariko se kuko babonye umwanya wo kwigera kuri bari abanaki ngo baboneka ari inzige cyangwa bwari ubwoba? Oya ntago bwari ubwoba. Na Bibiliya irabivuga abanaki n'abagabo banini bari barebare. Bwari ubwoko bw'abagabo banini kandi bibizi. None Abisiraheli kubageranya n'abanaki wabonaga umugabo umwe ashobora gufata Abisiraheli akajya afata kamwatera agakubita hasi. Barabyibone kuko bagiye byagaragariye amaso. Noneho abari mu mubiri baraza baravuga ngo oya twebwe dusubire mu Egiputa. Ariko izo zari intege nke. None subwo abanaki bari bakomeye kurusha inyanja itukura yacitsemo umuhanda bakambuka. Abanaki bari bakomeye kurusha ubutayu bagenzemo imyaka ingana kuriya kurusha igitangaza cy'amano. Ariko uyu muntu yagize intege nke wasubiye inyuma. Batangira ukabona akantu korohera. Eliya ajya ku musozi Karumeli akica abahanuzi. Amaze kwica abahanuzi urumva ko yari mu mbaraga nyinshi kandi z'Imana. Ariko Ezebera bimenye haba bimubwiye avuga ngo Eliya mumumbwirire ngo ejo nk'iki gihe ubugingo bwe ni n'ubw'abahanuzi n'intabahwanye Uwiteka azabimpore. Tekereza Eliya wahangaye haba akamubwira ngo ahimbwa zarigatiye amaraso ya Naboti zizaharigatira yawe bikamubaho. Tekereza Eliya wahagaritse imvura imyaka 3 Imana itamuto ntago yamuto. Burya ni yagize oya ngo n'ikime yahise akijyana kivaho. Eliya umwami yabajije ngo ni we Eliya wazanye akaga muri Isiraheli. Eliya ati ntabwo ari jewe ni wowe n'inzu yaso. Kandi koko wasangaga ko buriya buyobe kuri akugomera Imana ntabwo kwari kwahabona Yezebeli gusa byaturukaga mu miryango. Baravuga ngo ntabwo ari je wazanye akaga muri Isiraheli wowe n'inzu yaso. Tekereza guhagara imbere y'umwami ukamubwira iryo jambo. Batangiye guterana amagambo. Eliya mbwatse twiterana amagambo hamagara abahanuzi baduhure ku musozi Karumeli tujye kureba Imana nyamana. Donc ku musozi Karumeli niho bigiye gusobanukira. Wenda aho ngaho duhite tunahava impamvu ibintu ubona bitarasobanuka ntago turagera ku musozi Karumeli. Ntago turagera ku musozi Karumeli. Ndaza kukubwira ukuntu tutarahagera. Reka nigarukire ku bagibiyoni. Noneho abagibiyoni Yosuwa azana igitabo arabasinyira isezerano ry'amahoro. Barangije nabo bagenda bajya mu bandi. Nkeka ko yabasinyiye bagatangira guhabwa n'imirimo. Nigaburo barijyaho. None ko ari yabasinyiye se ngo kandi bamubwiye ko ari ishyaka bafite. Kuko jambo ritubwiye. Oya buburitse aba bantu bagiye no muri korali. Oya babaye n'abashumba bandi se ku mwami yabasinyiye isezerano ry'amahoro. Uwo mwami yahaye rekomandasiyo. Hanerekanye inkweto ko bamaze igihe.
bamaze igihe muri ibi bintu. umwami se yahaye rekomandasiyo ikindi yabashegaje n'iki baragenda baba abadiyakoni baba abaprotokole Yesu wa abemereye yarabasinyiye kubw'umutima uguye uruhumbu. umva ukuntu ijambo ry'Imana rivuga ngo hashize iminsi itatu ngo Yosuwa Imana iramusanga iramubwira ngo Yosuwa abo mwasizanye isezerano ry'amahoro ntago baturutse kure nta n'ishyaka bafite ryo gufatanya namwe ni abaturanyi banyu. Imana yamubwiye nsubiremo kano kantu amaze kubasinyira nyuma y'iminsi 3 Imana isanga Yosuwa iramubwira ngo abo wasinyiye bakubeshye ko baturutse mu gihugu cya kure bakwereka imitsima yabamereyeho uruhumbu mu nzira ariko ntago ariko bimeze. Iriya mitsima bari abantu muraturanye ahubwo barayaritse barayitara bagushutse nibo bari ku rutonde bari bakurikiyeho gutera. Kuri Imana yabwiye Yosuwa aramwara asanga nta kintu ari bukore agiye kubareba ava hivuganiye n'Imana agiye kubareba asanga bari mu mirimo asanga baradiyakona asanga batangiye kubwiriza asanga ni abaririmbyi bakomeye Imana ariko yamaze gusinya isezerano ry'amahoro asanga nibo babara amaturo cyakora ntacyo yaragerageje Yosuwa w'icyo gihe uyu munsi we simbizi turabiganira tugeze ku mwenda. Yosuwa w'icyo gihe yahawe amakuru ko abantu basinyanye yego atari abakura ahubwo aribo bari batahiwe gutera yego imitima bamweretse niyo batazi. naho Yesuwa w'iki gihe amenya ayo makuru n'Imana neza amenya ayo makuru araza arababaza Yosuwa arababaza ngo niko kuki mwambeshye ko muri abakure kandi muri ahirya hangaha arabwira ngo baramubwira ati twamenye ubudahangarwa bwayo dushaka trike yo kubashuka kugira ngo dukire inkota yanyu. arabwira ngo guhera ubu mbagiza abashenyi n'abatashyi b'ubwoko bw'Imana yego abagira abashenyi n'abatashyi. ariko tukiri hano ndashaka tubisanishe n'iki gihe. Yesuwa w'iki gihe Yesu umara ukwezi nta masengesho yo kwiriza afite Yesu utacyumva ijwi Yesu utakirota Yesuwa utagifata ibihe ngo asengere Abisiraheli. Yesu uyu nguyu akazi ke ari ukubatiza gusa. Yesu uyu nguyu udasura abakristo. Yesuwa uyu nguyu utagisengana n'abaririmbyi ngo amenye n'ibirimo. Yesuwa uyu nguyu utazi n'ahantu abakristo be basi n'abadiyakoni batuye. Uyu Yesuwa tuvugishije ukuri arabageze i Kanani. Ndabara uyu munsi twebwe Yosuwa wa kera yari reference twaganira ariko turigana kuri Yosuwa uyu munsi yes ari nayo topic y'uyu munsi ngo umwenda ukingirije ahera waratabutse. Yego niki cyatumye umwenda utabuka? Yesu aza mu isi yararebye afite imisiyo yari imuzanye areba imyigishirize y'abafarisayo areba imitegekere yabo ari bazi kudondobekanya amagambo areba ukuntu ari abahanga cyane bize Bibiliya irambwira ngo birizaga n'ubusa cyane ariko Yesu abwira abigishwa ngo ariko abafarisayo b'icyo gihe kwiriza ubusa kwabo bakoraga amatangazo ko birije ubusa wari umuhango w'idini
ntabwo kwiriza Source TV. Ubutumwa bwiza. Source TV. Kurikirana. Source TV. Ntukikwe. Source TV. Source TV. Improve your passion.